twebwe tubarirwa muri Aburahamu iyo tumaze kubarurirwa muri Kristo Yesu. Tutari muri Kristo Yesu ntitugaruka mu muryango w'abizera. Ahubwo kwizera kwacu ntitugukura muri Aburahamu. Yego. Kwizera ko ni Yesaya wabihanuye yaravuze ngo nubwo Aburahamu atatuzi Isiraheli ntitwemere. Wowe uri data. Rero mwe gufata Isiraheli nk'igicumbi cy'Imana mwibagirwe ko ubuturo bw'Imana ari mu mitima y'abizera. Rega ikintu kiri kubayobya ni iki? Nuko mwebwe muri gufata Isiraheli nk'ijuru. Mugafata biriya bikorwa nk'aho ari Imana iri kubikora. Ntabwo ari yo. Aba muri kwita abanyamahanga b'Abaperestiniye harimwo abizera. Sibyo? Mwebwe kuba hari abantu mutazi ntibisobanuye ngo ntibahari kuko njyewe nabo umuhamya wabyo ko harimwo abantu benshi tuzi nzi muri Palestina barabakristo. Hari abantu batekereje ko hari uruhande wogamiyeho mu bintu byose twavuze no mu biganiro twaye tujya no musongo twaye dutanga. Ariko kandi rurahari. Mbaye nk'uhabwa amaboko atabara natabara Palestina sinatabara Isiraheli. Njyewe umukristo ari kurwana n'umuntu utizera. Ntabwo natabara umukristo kuko umukristo apfuye afite uwamwejeje uzamwakira. Ariko ni wica utizera uri kumufasha kurimbuka yihuse. Njyewe hari ikintu mu nyumveho gushyigikira ubundi urinda ushyigikira. Ubundi twe kujya tutekereza turuhije ubwenge ku bintu tudafite mu imbaraga. Kumbwira ngo urashyigikira utanga igisasu se utanga ibiryo by'imfubyi imiti y'abarwayi ubundi gushyigikira urashyigikira mu buhe buryo? Twebwe twatangiye tuvuga ngo intego naho umuntu aba ituruka mu ntangiriro y'urugendo rwe. Wowe ubundi Isiraheli na Palestina bitararwana mu rugendo rwawe rwo kujya mu ijuru waruriye. Niba ari kuri Kristo guma kuri Kristo. Sibyo? Niba atari kuri Kristo umva ubutumwa bwiza ukizwe ugiye kuri Kristo. Iki ni igiki? Ni igitabo. Niba ari igitabo ni inyuguti cyangwa sizo? Harimo inyuguti mu gitabo. Urakoze. Bubera inyuguti umuntu ufite ubuzima butumvisha ibyanditswe. Bukabera ubuzima umuntu ufite sensa yumva iby'umwuka biri mu nyuguti. Nitutinda kuri izi nyuguti, inyuguti nicyo kirango, ni nayo mvugo iganira n'amaso. Kabiri, amateka twabivuze mu kiganiro cy'ahambere ni igisobanuro cyiza kivuga ngo niba aya mateka yaravuzwe muri Bibiliya agasohora, dutegereze n'ibindi birimo bitarasohora ko ari ukuri bizasohora. Nta muntu ukomera none adafite ahashize. Yego. Nta n'umuntu ukomeza ibyejo atabyubatse arebeye kubiriho. Sibyo? Oya guca intambara kw'Imana no guteza intambara kw'Imana ni ibintu bitandukanye kuko Imana idukemurira ibibazo byinshi itaduteje. Ubundi se intambara y'ikiremwa muntu imeze ite? Niyo kwirimbura. Nicyo gisobanuro cy'intambara y'umuntu n'undi. Niyo kwirimbura kuko ubundi mu bintu twari dukwiriye kuba turwana nabyo. Ntabwo twari dukwiriye kurwana n'umuntu. Ni igisobanuro cy'uko intambara yagutumye utera umuntu ihera muri mayindi yawe, ni kamere biri kujya guhindura kamere y'abandi. Kandi noneho ikintu gitangaje twebwe twemera Isiraheli dutyo yo ntitwemera gutyo. Idufata n'ubundi nk'abanyamahanga kuko Yesu twemera ko yaduhuje bo ntibemera ko tumuhuriyeho kuko ntibamwemera. Icyo ni igisobanuro cy'uko kwemera Imana biduhesha kujya mu makuba ya Isiraheli biturutse mu ntambara irimo. Ni igisobanuro cy'uko twebwe turi kwiruka ku muntu duhunga. Ijwi ry'umukanguzi. Turabashimiye kandi turabakiriye bakunzi ba Ijwi ry'umukanguzi. Tubahaye ikaze cyane. Yesu akomeza bishimire ku biganiro tugiye kugirana n'umukozi w'Imana Anicet. Bamwe bati pastor abandi bati evangeliste ariko icyo tuzi no ko ari umugenzi ujya mu ijuru. Byose biyobowe na titre y'ubukristo. Amina. Icyo nicyo cya mbere. Nge mwumva nigi ndetse mfatanyije na Bob tugiye Bob Sumayire. Taryongeyeho byari ikibazo. Ese twagiye tuvuga Abishimayire. Nawe ari umwishimayire. Ni umwe muri bo. Yego. Ubundi ko ntajya nivuga koko. Ugomba kwivuga uyu munsi. Turabashimiye rero mbere ko tugira ikintu cyose dukora reka dutangize isengesho umukozi w'Imana rituyoboremo. Mana data twese uri mu ijuru, izina ry'Uwiteka risumba yandi mazina. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo tujye mu mahanga uha abigishwa iyo mission. Barabwiriza ariko bari bafite intego ivuga ngo bigisha abantu kwitondera ibyo wabategetse. Ababyemera bakabyizera ubahindure kuba bigishwa
none natwe twahinduwe n'ubutumwa bwawe bwiza, natwe uduhindura abahuza bawe n'abantu. None abantu wadutumyeho nibo tugiye kuganira nabo, abantu wabyarishije ubuntu bwawe nibo tugiye kuganira nabo, abantu wacunguje amaraso y'igiciro nibo tugiye kuganira nabo. Tuganire n'abo bantu dukoresheje ubwenge bwacu, inyungu y'umusaraba yapfa, ariko dukoresheje intego yawe kuri bo. Mwami, ndabizi neza ko twazagera igihe cyo guhamagarwa kw'abizera tumaze kubona urwunguko muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu ngusabye kugira ngo ube kuri twe cyane kuruta uko twebwe tuba muri bo, kugira ngo nuba kuri twe nabo batubonemo wowe, kugira ngo amatwi yabo yunguke, ubwenge bwabo bwungurwe na Kristo kubw'ubuntu bwawe. Iyo tuvuga ngo tugiye kuganira n'abantu bawe, twibuka abababaye ko Imana ari bo byishimo byabo, kandi n'abishimye ubarindira impamvu yo kwishima ntiyabemo gukiranirwa. Kuboko kw'Imana kurambukire gukiza abarwayi, kuboko kw'Imana kunezeza abababaye. Ishimwe ry'iyaduhamagaye ribe ishimwe ryo guhesha Imana icyubahiro muri uyu mwanya. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Twongeye kubaha ikaze rero, reka duhere hano. Ntago turi bujye kure cyane y'ibyo mwaganiriye na Bob mu biganiro byatambutse, Yego. ariko ikiganiro ikigaragara cyo nuko cyasizemo benshi gutekereza kwagutse ndetse no gucukumbura. Turahera kuri kintu nagiye mbona abantu benshi bagiye banyoherereza cyangwa se bambaza, benshi nagiye nsharinga kiriya kiganiro. Hari ijambo muri Bibiliya rivuga ngo wenda uraza kujya udufasha naho byanditse n'uburyo n'impamvu byaje. Yego. Ngo inkota ntizigera iva mu rugo rwawe. Rwa Yuda. Rwa Yuda. Bariya abantu ni abaki? Ni Abayuda, ni Abayahudi. Donc bavuga ko Yesu ari we wasize ahaye ngo umugisha igihugu cya Isiraheli, kandi akaba akomoka mu muryango wa Yuda. Ninde uvuga se ko Yesu yasize ahaye Isiraheli umugisha? Abantu iyo bavuze ngo tugiye gusura Isiraheli, baba bumva ko igihugu cyahawe umugisha n'Imana. Okay. Sinzi niba ntari nsubije mbere. Oya ntacyo duhita duhera kuko n'ubundi ni umugisha. Ko Salomo yarabitubujije gusubiza bakitubaza. Na Bibiliya ntibyemera cyangwa gusezera, kwihutira gusezera. Reka dusome igitabo cy'Itangiriro kugira ngo twumve icyo wari utubajije. Ni igice cya 49. Je pense Imana iramfasha nibuke neza aho ibi bintu biri. Yego. Yakobo ahanurira abana be. Yego. Ibizababaho. Ni igice cya 49. Reka turebe yarabwiye Yuda ku murongo wa kangahe? N'umurongo wa 8. Haravuze ngo Yuda, bene so bazagushima. Ni nacyo gisobanuro cy'izina Abayahudi. Gasobanuye ngo ni umwana ushimwa cyangwa se ushimwa n'abandi. Nicyo bisobanura Yuda. Hari abantu tuvuga Abayuda bakumva abagome. Batabayuda turi nabo hano. Niko Kamiliyoni yaririmbye, turi ko nabo duseka nabo. Se kavuye ko mbere yari abashimwa. Deja bitwa abashimwa, ariko Abayuda bishe Yesu bagaragaza ubugome. Bagiye babamba. Oya ntago ari Abayuda, ahubwo ntekereza biva kuri Yuda wagambaniye Yesu. Hari Bibiliya ivuga Abayuda babiri. Oya ntabwo ari babiri gusa. Ntabwo ari babiri gusa. Numvise n'abavuga ko ba Yesu batari umwe. Ivuga hari uwitwa Bari Yesu, hakaba uwitwa Yesu Yusto, hakaba n'uwitwa Yesu Kristo. Yesu Yusto. Ngo yarashishuye birangiye. Rero Yesu Kristo niwe twizera ko niwe mucunguzi. Hanyuma hari Yuda uvukana na Yesu, ni umuhungu wa Yosefu kuri Mariya. Bavukana na Yakobo, yanditse urwandiko rwegereye igitabo cy'ibyahishuwe. Cyane kabisa yigiraga amagambo make. Uwo ni Yuda uvukana na Yesu. Kuri mukuru. Mbo simbizi, wenda twaba twinjiye mu yandi mateka. Hari n'inyandiko zabo zaciwe. Yego. Hakaba na Yuda Iskariyota, hakaba ari we wagambaniye Yesu. Ntekereza uwo ngo ari naho abantu bakura Abayuda bavuga ati wowe se uri Umuyuda urashaka kungira nabi cyangwa iki? Abanyamashari hakaba na Yuda. Abayuda ni benshi, ntabwo ari abo gusa. Noneho hano aravuze ngo Yuda bene so bazagushima
ukuboko kwawe kuzaba ku ijosi ry'abanzi bawe ngo bene so bazakwikubita imbere. Bene se bazagira bate? bazamwikubita imbere. Urakoze cyane. Yuda ni icyana cy'intare, arazamutse, umwana wanjye avuye mu muhigo yunamye. Yuda, abayuda noneho niko ku murongo wa 9 hahise havuga abayuda, abayuda nk'intare kandi nk'intare y'ingore ninde wayivumbura? Parido gatoya. Igitabo cya Yeremiya, sinzi niba ntihuse. Komeza ntacyo ndagira ngo ugisubize uko ubishaka ariko cyumvikane. Igitabo cya Yeremiya 23:6 aravuze ngo mu gihe cye Yuda azakizwa kandi Isiraheli izaba amahoro. Iri ni ryo zina rya Shami rizitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Reka tugaruke tudakoresheje imirongo myinshi. Yego. Tuze kuvuga ngo waruvuze ngo kubera iki inkota? Aha nyine tugende kuri iryo jambo rivuga ngo inkota ntizigera iva mu muryango, bakabireretinga no kuba bishoboka cyane ko iryo jambo niko warisomye ngo inkota ntizava mu muryango. No, genda ndagenda ku gitware ntizava mu muryango wa Yuda nyira yatarayida. Oya. Kuko umuntu nimba genda uragenda kuri comment nabonye umuntu ambwira ati sinzi ngo tugendeye kuri stories za Bible. Ni cyane cyane bigendeye kuba uwavugwaga muri Bible ashaka kugira igikorwa runaka akorera Yesu cyangwa se Imana, hanyuma ngo akabwirwa ngo byihorere. Sinzi biterwa nuko umuntu yarimbwe, ariko iryo jambo uri urishatse waribona cyangwa se tukajya muri Bible gatoya, noneho tukaza kubiretinga n'intambara y'uyu munsi bavuga ko iyo nkota bavuga ko itazava mu muryango ariyo ngo igikora uyu munsi wa none. Uzi aho Bibiliya ivuga ngo inkota ntizava mu muryango wawe? Ni igihe Dawidi yari yishe, noneho bakamuga ngo inkota ntizava mu muryango wawe, byatumye abana basubiranamo baricana. Aho rero niho nashaka kugera. Ntabwo ari Yuda. Ntabwo ari Yuda. Ni umuryango wa Dawidi. Urumva wampaye comment yayitanze ku itari. Icyo rero nicyo ahubwo kuko Dawidi yari ayoboye agakurikirwa n'imiryango ye, bashobora kuvuga ngo nicyo cyatumye, ariko ntabwo ari mu Bayuda, ni mu muryango wa Dawidi. Kandi Dawidi ari mu muryango wa Yuda, Isiraheli ikagira imiryango 12. Aho rero hasobanure neza kugira ngo babyumve neza. Kurumva oya kubyumva ntabwo turi buze ntabwo uwo muntu ari confused, ahubwo ntazi. Ari umuntu ugira urujijo ku byo yumvise, hakaba n'umuntu witiranya ibyo yumvise. Kandi urujijo ni ukudasobanukirwa neza, tubitandukanye no kwitiranya ibintu n'ibindi. Sinzi nitugendera kuri komenti turaza no kujya kure, kuko komenti ziba zirimo ibitekerezo byinshi bya buri muntu. Kandi iyi ni social media. Iyo ari social media hariho n'umuntu uza afite igitekerezo kidahuye n'ibyo twavuze. Icyo nshaka kuvuga ni iki: hano kuri Nkunda Gospel no ku Ijwi ry'Umukanguzi twarabisobanuye imiryango 12 ya Isiraheli, dusobanura n'imiryango 2 uyu munsi iyobora. Abitwa Abayuda bayoboranye n'umuryango umwe wa Benjamini, byasigaye Yerusalemu ku gihe cy'umwami Rehobowamu. Ni ubwami bwa kabiri bwakurikiye Salomo, ni ubw'umuhungu wa Salomo. Hanyuma hasigara Abayuda aribo bayoboye, hasigara na Benjamini. Uyu munsi nababwiye ko ari nabo bimye ingoma. Uyu munsi n'aba Benjamini, Abayuda bafite indi mirimo bari no gukora kuruta uko tubitekereza, kuko ubwami bwa Yuda buri gukora cyane ndetse cyane. Noneho uyu munsi kuvuga ngo inkota ntizava mu muryango ni uwa Dawidi, ntabwo ari umuryango w'Abayuda. Dawidi yari umuki? Yari umwami wo mu Bayuda. Hari ikintu, reka tuvuge n'urugero. Mu Kinyarwanda hari amoko yavugwaga yari yemewe. Yego. Abasinga, Abanyiginya, Abazigaba n'abandi.
mbaye ngewe tuvuge n'urugero ndi umucyaba cyangwa se umunyiginya, Imana ikagirana nanjye isezerano riturutse ku mirimo yanjye ngo inkota ntizava mu muryango wawe, ntabwo bigiye ku banyiginya, ahubwo ni abankomokaho, ni ku rukiryi rwanjye. Ntabwo Dawidi yavumwe umuvumo uri en generali, yavumwe n'umuryango. Hanyuma ariko kandi uyu muvumo wa Dawidi ntabwo waje gukomeza kuko wakuweho n'ibitambo bya Salomo. Yego, kuko ariwe wubakiye Imana urusengero. Dawidi yaranenzwe, ariko Salomo agiye gutamba arashimwa. Ashimwe rero ahinduka ukuriye abandi. Imana inyuza ubwami, Imana inyuza ubwami ku muhungu we Salomo. Inyujije ubwami ku muhungu we Salomo, bigendera kuri Salomo na Rehobowamu kugenda n'abandi ba Manase n'abandi. Ubwo bivuze ngo ino ntamba ntayihuriye n'icyo kintu abantu bari batekereje. Okay, ubwo abantu nizere ko basobanukiwe. Duhite tugenda rero ku kintu cyerekeranye n'ubwemeramana. Ikintu cy'ubwemeramana harimo kuzamo amadini, kuko ari umuyisilamu yemera Imana, ari umukristo yemera Imana, yewe n'abandi bose icyo bemera kiba ari Imana, babyita Imana. N'ababahayi bavuga ngo Imana, nimba ntibeshye, ibyo baremye byose byabo babyita Imana. Dukore n'abantu mu rujijo, nicyo twebwe twita ibigirwamana by'abari Imana z'abandi. None nk'uko nabo bashobora kwita Imana yacu ikigirwamana. Niko deja ikigirwamana ni Imana wowe utemera. Nicyo cyitwa ikigirwamana, tubifate muri iyo context. Noneho iyo nemera niyo Mana kuri njye. Umuhindu nimba ashushanyije igishushanyo cy'akacyita Imana, niyo Mana. Noneho ibikigirwamana kuri twe tutayemera, tunabimwubahira. Ubwo exactly ko kwemera ko umuntu mu Kinyarwanda mu muco turavuga ngo umuco w'ahandi ni uwera. Iyo ari uwera rero, iyo udashaka kwivanga mu muco w'abandi wirinda no kuwanduza, ugashyira mu bikorwa iby'umuco wawe. Dukomeze rero ku cyo bita ubwemeramana, hahita hazamo amadini, imyemerere y'umuntu ku giti cye. Noneho warabisobanuye ko harimo iriya ntambara irimo kuba, harimo amadini, politike n'ibindi birenze ibyo ngibyo. Uyu munsi wa none umuntu ahagarare ku ruhe ruhande? Kuko hari umuntu uvuga ngo, ko nagiye nkomeza kubona amaposte menshi ya bamwe twita abakozi b'Imana ngo Mana urengere Isiraheli. Abandi bagiye kure mu gusesengura bati Mana arengera Palestina kuko harimo abana bari gupfa. Abandi bati ni ubutaka buri kuhagendera ibikorwa byashyizweho. Donc bamwe bakita ku bantu, abandi bakita ku madini, abandi bakita ku bice, ubwo ndavuga Palestina, abandi Isiraheli. Umuntu arahagarara kuri uyu ruhande mu by'ukuri? Mbere y'uko intambara iba wari uhagaze, ubundi kugira ngo umuntu amenye ahajya, no kubanza kwita ku ntangiriro y'urugendo rwawe. Ubundi mbere y'uko ugeze hagati y'inzira ebyiri ukaba uri kujyana ahantu, ntabwo izi nzira arizo zicanganye. Ikigucanze ni inzira ikugeza ku ntego wari ufite. Uwo muntu wabuze aho ahagarara afite intego yo kujyayo. Ubundi aba aricyo tubanza gusobanukira. D'abord, ntabwo turi abahuza b'abantu na Isiraheli, turi abahuza b'abantu na Kristo. Niba turi kuri Kristo, intambara yo muri Isiraheli gukura mu Mana gute? Icyo ni ikibazo. Ikindi cya kabiri, iki gihugu cya Isiraheli ntabwo ari abakristo. Aho rero ako kantu warakavuze ga confusing abenshi. Isiraheli igendera ku myemerere y'Abayahudi ya Judaism. 70% byo muri Isiraheli bose ni Judaism, bategereje kuvuka kwa Yesu. Hanyuma 30% harimo 2% by'abakristo. 30% bafite indi myemerere, harimo aba orthodoxe. Ntekereza ko banihariye igice kinini kuruta twebwe. Orthodoxe ntago bemera Kristo? Baramwemera ariko mu bundi buryo tutaza gutindaho, ko orthodoxe yemera Yesu mu bundi buryo bw'imirimo myinshi n'ibimenyetso byinshi bitandukana. Hakabamo deja Isiraheli ifite n'abandi bantu basenga ibigirwamana. Yego, ko Abisiraheli bava no muri Egiputa bakoze ikigirwamana cyitwa Nehoshitani, cyasenywe n'umwami w'Ezekiya. Niwe wasenye ikigirwamana cya Nehoshitani. Ariko mbibutse ko Ashidod uyu munsi ni no muri Isiraheli.
niho habaga ibicaniro bya shitaroti. None se Gideyoni asenye ibicaniro yabisenyeye? Abisirayeli nabo barabisenze, n'uyu munsi hari Abisirayeli bagira ibigirwamana, banaraguza b'abarozi benshi. ibaza hano twita ngo ni igicumbi cy'Imana ku isi. Ntabwo ngewe nemera ko Imana ituye muri Isiraheli, nemera ko ubuturo bw'Imana yarabuvuze. Yaravuze ngo mwanyubakira nzuki ne natura uretse mu muntu ufite umutima nishimira. Bibiliya ikagaruka ikavuga ngo ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka w'Imana uri muri mwe. Imana ituye mu bayizera. Bibiliya yaravuze ngo nzagendera muri mwe. Kuki Bibiliya itugeraho ati mbese nture muri mwe? Kuki Bibiliya itugeraho ikavuga ngo mbese ngo ndetse n'uzasengera igihugu cya Isiraheli? Uzasengera igihugu cya Isiraheli. Hari muri Bibiliya harimo amagambo yavuzwe n'intumwa, hari ayavuzwe na Mose, hari ayavuzwe na Salomo, hari ayavuzwe ko Salomo yaravuze ngo nuzakwifuriza ibyiza, na Dawidi arabivuga. Kwifuriza ayo ni amagambo hame y'ishingiro rya Isiraheli. Ntabwo ari ubutumwa ngenderwaho bw'Imana. Yes, ko Bibiliya ifite amagambo menshi atari ay'Imana. Nk'ubu mu gitabo cya Yobu harimo amagambo ya Elifazi. Muri Bibiliya harimo amagambo y'abadayimoni. Exactly, ko dayimoni yabwiye Yesu ngo duhuriye he nawe mwana w'Imana, sibyo? Ayo magambo ni ayandi. Hari naho yamubwiye avuye mu minsi 40. Ati nimbura umwana w'Imana, nibura umwana w'Imana simbuka. Ayo magambo ni ayandi. Hari naho abadayimoni babwiye bene Sikewu, barababwira ngo ko Yesu tumuzi na Paulo tukaba tumuzi, mwebwe muri bene nde. Ayo magambo ni ayandi. Ibiri muri Bibiliya byose ntabwo ari ijambo ry'Imana. Icyakora nabyita ibyanditswe byera kuko bifite intego yo kutwigisha, ariko byose ntabwo ari ijambo ry'Imana. Ibyo rero niba Salomo yaravuze ngo nuzakwifuriza amahoro nawe azagubwa neza, ni ku Bisiraheli bemera ibya Isiraheli. Ntabwo ari ihame ry'Imana. Gusengera Isiraheli nibyo tuzirikana bizera, sibyo? Yego, kuko bariyo. None ikintu gitangaje nuko mutazi ko abakristo bagwa muri Isiraheli baruta bagwa mu Barabu. Oya, iki kintu gisobanuye neza. Urumva aha birahita binganisha ahantu ashaka rero kutiza tugera. Nkivuga iryo jambo ngo ndetse nuzasabira cyangwa se nuzasengera Isiraheli uwo mugisha uzajya umujyaho. Noneho kubera iki bari abantu birukankiraho twumva ko abakristo ari kabiri kwirukankirayo. Reka mbabwize ukuri, dufite imisozi nyaburanga mu Rwanda ikorerwaho ubukerarugendo, hari y'ingagi n'ibindi, sibyo? Umukecuru ingagi yoneye, guhura nawe wakije imodoka uvuye i Kigali ugiye gusura ingagi agufata nk'injiji. Sibyo? Niko n'abayuda bafata abantu batuye hariya, ariko noneho politiki ikabibyaza umusaruro uvaho iterambere ry'igihugu. Kuko aha hantu hasurwa nibi mwita ngo bagiye gusura muri Isiraheli ngo ubutaka butagatifu. Ntago nemera ko ari ubutagatifu kuko bwamenye amaraso yabuvumye. Deja nta nubwo ari ubutaka butagatifu kuko nubwo bahinga buturuka muri Kenya. Isiraheli yihinga yemporta ubutaka bukura muri Kenya igasaza kuri ya mabuye y'iwabo, yarangiza igashyira amafumbire igahinga. Abantu ntago bazasubira Isiraheli. Oya, gusubirayo ni ugusura amateka. Ni amateka ndabyemera. Ariko se ubundi dutunga Imana y'amateka cyangwa dutunga impinduka dutunga Imana y'impinduka muri twe? Ubundi niba hari ikintu twari dukwiriye kumenya, twari dukwiriye kwimura Imana mu misozi tuyishakiramo tukayituza muri twebwe abashaka Imana. Kuko niba ari ikintu Isiraheli yakoze, yubatse ubukerarugendo ibushyira mu buryo bw'ivugabutumwa, aho abantu benshi ikereya aburetse gato ikereya n'abantu bazajya bavuga amateka meza ya Isiraheli. Ayo mateka meza ayitwikira ku masosho media n'ibindi, andi mabi yayo ntimushobora kuyamenya. Ariko tugaruke muri Bibiliya. Umuntu Yohana arebye aje kubatizwa akamubwira ngo wa mwana w'inshira we n'iki kiguteye guhunga umujinya w'Imana. Ku buryo Yesu abareba akavuga uti mwebwe mumeze nk'ibituro bisize ingwa, imbere ari umunuko. Ku buryo aba bantu bari kurwanirira gakondo ya Aburahamu, Yesu yarababwiye ngo iyo muba abana ba Aburahamu nyakuri ntabwo mwari kubura kunyumva.
gusa yarashatse kuvuga iki? yarashatse kuvuga ko batari mu ihame na rimwe rya Aburahamu. Ariko ku rubyaro ku bw'amaraso nabo sekuruza n'Aburahamu. Arega ari ikintu tumvishe we kandi twaratangiranye ibiganiro. Isiraheli ifite amahanga menshi atanavuka muri iriya miryango kandi nayo yitwa Abisiraheli. batari muri miryango 12. Batari mu miryango 12 cyakora bagaruka kuyoborwa nayo kuko babahaye orientation y'abayobozi. Harimo na bimwe twavuze mu kiganiro cy'ubushize ba Karebu n'iki. Ba Karebu se ntiyayoborewe mu Bayuda kandi ari umukenazi wo muri Egiputa. Hanyuma kubijyanye no kwizera ibi twirirwa tunavuga ngo Aburahamu sogokuru w'abizera. Nabizera batarimo abanyamahanga bandi. Ni sogokuru w'imiryango 12. Twebwe tubarirwa muri Aburahamu iyo tumaze kubarurirwa muri Kristo Yesu. Tutari muri Kristo Yesu ntitugaruka mu muryango w'abizera. Ahubwo kwizera kwacu ntitugukura muri Aburahamu. Yego. Kwizera ko ni Yesaya wabihanuye yaravuze ngo nubwo Aburahamu atatuzi Isiraheli ntitwemere. Wowe uri data. Avuga Imana. Aburahamu ntatuzi, Isiraheli nayo ntitwemera. Ariko kuko twebwe twemera Imana nayo ikatwemera. Imana ni data. Sibyo? Rero mwe gufata Isiraheli nk'igicumbi cy'Imana mwibagirwe ko ubuturo bw'Imana ari mu mitima y'abizera. Yego. Icyo kirumvikana. Ariko ubwo abantu n'ubundi still ntago babura ko confused mu gihe bavuga ngo bagiye gusura ubutaka butagatifu noneho bakahita babiratinga n'uyu munsi ibisasu bari gutera no ku bundi butaka kandi nabwo akenshi cyangwa se ahanini bagaragaza ko bwahoze ari ubutaka ngo none bwa Isiraheli cyangwa se ngo hahoze ari muri Isiraheli. Abandi bavuga ibyo baba bari gukorera amahane Yerusalemu kuko igaza hari igice kinini cya Salomo. Ibyo rero nibyo nenda mvuga. Bibaye ibyo na Isiraheli yabiri gukora ikosa. Erega ikintu kiri kubayobya niki? Nuko mwebwe muri gufata Isiraheli nk'ijuru. Mugafata biriya bikorwa nk'ahari Imana iri kubikora. Ntabwo ari yo. Kandi ikindi cya kabiri ni mugendera kuri Bibiliya nk'uko wenda mubaza mwishingikirije Bibiliya. Muraza kwibuka ko Isiraheli ntiyigeze iterwa na rimwe atari uburangare bw'Abisiraheli. Ni igitero cyabo. Kandi Imana yarabivuze kwa Ezekiel iravuga ngo gukiranuka k'umukiranutsi ntibizamurengera ku munsi wo gukiranirwa kwe. Bivuze ngo barahwekereye abaca muri ho. No gukiranirwa kukiranirwa ntibizamubarwaho ku munsi wo gukiranuka kwe. Byari bivuze ngo uburangare bagize cyangwa imyitwarire bagize niyo ubwayi bazana muri izi ngaruka kuko bagumye muri izi ntambara badeviye umuhamagaro Kristo yari yahamagaye Siyoni. Yarababwiye ngo Siyoni byuka. Umuntu bari kubwira ngo nabyuka arabagirane kuko umucyo umurasiye ntabwo aryamye ko muteri nkaho aryamye ku buriri. Ntabwo ari mu cyumba cye. Ahubwo imitekerereze ye yarasinziriye. Ihugira ku bindi. None arababwiye ngo byuka urabagirane kuko ubwiza bwawe bukurasiye amahanga azagana umucyo wawe. None uyu munsi aho kugira ngo bahinduke bajye mu mucyo wa Kristo nk'uko Kristo yabivuze ntibamwemera bategereje ko azavuka. Sinzi uburyo muri guhuza iyi ntambara ko ari iy'Imana kandi bahakana inzira y'Imana ko Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Kandi Bibiliya ivuga iki? Iravuga niko Imana yavuze ngo nzateza ishyari ku ishyanga nyakuri. Ishyanga nyakuri ryari Isiraheli ngo kugira ngo ndengere ubwoko butari ishyanga. Ubwo bukaba ari ubuhe? Ubwoko butari ishyanga n'abanyamahanga ku byo kwizera. Abo banyamahanga ku byo kwizera batizeraga kuko Paulo yabwiye Abefeso mu gice cya 2:11 arababwira ngo mwebwe abari kuri mwari mu isi mutagira Imana rurema nta byiringiro by'amasezerano y'ibizaba mwari mufite. Aravuga ngo ariko mwigijwe hafi ku bw'amaraso ya Kristo. Aba muri kwita abanyamahanga babo Palestiniye harimwe abizera. Sibyo? Mwebwe kuba hari abantu mutazi ntibisobanuye ngo ntibahari kuko ngewe nabo umuhamya wabyo ko harimwo abantu benshi tuzi nzi muri Palestina barabakristo. Abantu benshi bakora n'ubukerarugendo cyangwa bajya muri ibi bihugu bya Isiraheli bajyanywe no gusura amateka ya Isiraheli barabizi ko abenshi banabatembereza batemera ayo mateka babatemberezamo. Babikora kubw'indamu reka tubyite gutyo. Tubyita kubyindamu nakazi reka tubyite gutyo kuko indamizamo n'ubwesikora nakazi nibiraka. Yego. Nitubifata nkaho iyi ntambara ari y'Imana turirengagiza ko Imana irwana urugamba rwo gukiranuka
kuko Bibiliya igaragaza iki? Iravuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome. Nicyo cyatumye Uwiteka agusumbisha amahanga yose, agusiga amavuta yo kwishima kurutisha bagenzi bawe. Ni Abaheburayo iryo jambo ryasohoye kuri Kristo Yesu. Iyo biba intambara y'Imana ntabwo ibitwaro byari kuza, sibyo? Hajyaga kumanuka umuriro nk'uw'i Sodomu na Gomora. Iyo biba intambara y'Imana, Imana yajyaga kuzimiza n'igihugu cya Isiraheli ntibakibure nk'uko twabuze aho Edeniri. Iyo biba intambara y'Imana yajyaga kubikora mu buryo bwinshi bwayo bitabaye muri ubu buryo. Ahubwo igituma abakristo babaye confused bakagira ngo intambara ni y'Imana nuko iyo uburyo Isiraheli yubatse politike yabo yafashe ubuyobokamana, kuko ubundi iyobokamana rigira abantu baruta ba politike. Sinzi niba mubyemera. Yego, kuko dufite abantu batagira aho bahagarara ku bijyanye n'imiyoborere n'ibihugu n'ibindi, ariko bafite imyemerere y'ubuyobokamana. Muri Middle East bafata intambara yabo bayishingirira ku myemerere kugira ngo bagwize abarwanyi. Icyo ubwacyo cyanduje n'ishusho ya Isilamu, ntabwo ariko Isilamu yari iri. Noneho kabiri, n'ubukristo bwabwo, nababwiye ko Isiraheli yashyizeho abantu bameze nk'abakomisiyo b'ibyo yo itemera, ariko kuko ari ihame ryemerwa na benshi, babwiriza abantu amateka ya Isiraheli kugira ngo ishusho y'ubwiza bwa Isiraheli yogere. Noneho bituma tumera nk'aho turwanirira Isiraheli, kuko dufite imyemerere ifite inkomoko muri Isiraheli, ariko siko bikwiriye kugenda. Imyemerere yacu mu buryo bw'umubiri irakomoka muri Isiraheli, ariko spirituel Roma ni ku mutima w'Imana muri Kristo Yesu. Niba biri muri Kristo Yesu, turabona Kristo nk'umuntu utari umwisiraheli, ahubwo turamufata nk'umwami waje ari impano y'Imana, kuko Kristo ntabwo nubwo abarurirwa ari Yosefu na Mariya bose burya bari mu muryango wa Yuda. Nicyo cyatumye abarirwa mu muryango wa Yuda kandi Yosefu atarateye iriya nda. Sibyo? Ni igisobanuro cyiza kivuga ngo uwo mwuka wo waje mu nda ya Mariya ufite inkomoko hehe? Yego, ni umwuka w'Imana. Niba ari mu Mana, twe kurwaniza umubiri gusa. Hari abantu uvuze ibyo ntanyibutsa, hari abantu batekereje ko hari uruhande wogamiyeho mu bintu byose twavuze no mu biganiro twagiye tujya n'umusoro twagiye dutanga, ariko kandi rurahari. Uri buze kubisobanura. Bavuga ko ubagamiye ku ruhande rwo kumvisha abantu uburyo Isiraheli ishobora kuba iri mu makosa. Mbese reka mbyerure, uri ku ruhande rwa Palestine. Mbo sinzi ari mu bijyanye n'iki, ariko kuri uruhande rw'intambara mbaye nk'uhabwa amaboko atabara, natabara Palestina sinatabara Isiraheli. Kandi n'ikindi gihe icyo ari cyo cyose, njyewe umukristo ari kurwana n'umuntu utizera, ntabwo natabara umukristo, kuko umukristo apfuye afite uwamwejeje uzamwakira, ariko niwica utizera uri kumufasha kurimbuka yihuse. Abakristo bose bashyigikire Palestine. Njyewe munyumve muri iyi context. Haramutse habayeho ko hari we guhitamo uruhande, ko hari abantu benshi babyibashije bati dushyigikire nde, dusengere nde, dufashe nde? Palestine. Njyewe hari ikintu munyumveho, gushyigikira ubundi urinda ushyigikira. Ubundi twe kujya dutekereza turuhije ubwenge ku bintu tudafite mu imbaraga. Kumbwira ngo urashyigikira, utanga igisasu se, utanga ibiryo by'imfubyi, imiti y'abarwayi, ubundi gushyigikira urashyigikira mu buhe buryo? Twebwe twatangiye tuvuga ngo intego naho umuntu aba ituruka mu ntangiriro y'urugendo rwe. Wowe ubundi Isiraheli na Palestina bitararwana, mu rugendo rwawe rwo kujya mu ijuru waruriye. Niba ari kuri Kristo, guma kuri Kristo, sibyo? Niba atari kuri Kristo, umva ubutumwa bwiza ukizwe ugiye kuri Kristo. Ibyo kumbwira ngo barwanye ngo bituma ngo ntongera gukizwa, ibyo nge simbyemera, kuko na Kristo yaducunguye ku maraso, nawe yararwanye. Ariko hari abantu icyo kintu nk'uko kivuze nyine, hari abantu bari kuvuga ati nimba Isiraheli tuyizi nk'igihugu cyejejwe,
ariko ikejejwe reka soze gato urumva bagifata nk'igihugu cyejejwe nk'uko bavuga ngo ni igihugu cy'abizera cy'abasekuruza ngo babizera abizera iki bizera nde barangiza bakavuga ati nimba Isiraheli itangiye gukora ibi bintu ikajya kwica abantu bivuze ngo natwe ubu Kristo tubarira muri Isiraheli tubuvemo. Reka dusubire inyuma ubu Kristo mubarira mu Bisiraheli mutabarira muri Kristo Yesu buranduye ntibunuzuye. Iki kibazo ashaka abajije reka nkibaze gutya kugira ngo wenda tugire. Hari abantu iyo bavuze nk'ibingi turi kuba by'amateka niki bavuga ko ari ubutumwa bw'inyuguti. Ari ibintu tudakwiye no kuvuga niki byose ahubwo ukwiye kwigisha ubutumwa bwiza nk'uko wari uri kubivuga. Hari ubutumwa none se ntago abantu bakwiye kubyumva abakristo niwe mwifato wa Kristo sasa. Hari ubutumwa buhindura umuntu. Hari n'ubutumwa umuntu areba bukamuhindura kuko twarabivuze Bibiliya iyo turi kuyisoma mu mbabarire iki ni igiki ni igitabo niba ari igitabo ni inyuguti cyangwa sizo harimo inyuguti mu gitabo. Urakoze bubera inyuguti umuntu ufite ubuzima butumvisha ibyanditswe bukabera ubuzima umuntu ufite sensa yumva iby'umwuka biri mu nyuguti. Nitutinda kuri izi nyuguti inyuguti nicyo kirango ni nayo mvugo iganira n'amaso. Kabiri amateka twabivuze mu kiganiro cy'ahambere ni igisobanuro cyiza kivuga ngo niba aya mateka yaravuzwe muri Bibiliya agasohora dutegereze n'ibindi birimo bitarasohora ko ari ukuri bizasohora. Niko twabivuze. Niba Bibiliya ivuga uburyo abami bagiye batandukana n'intambara n'ibyo bapfa bakabipfa ni igisobanuro cy'uko dukwiriye gufata iki gitabo nk'ibyo Imana yavuze bizabaho. Hanyuma kuvuga ngo ibi turi kuvuga ni inyuguti nababwiye ko tubwiriza abantu bane. Tubwiriza injiji umunyamubiri umunyamwuka n'umunyabwenge. Umunyamwuka ntazumva iby'umubiri utavuze iby'umwuka. Umunyamubiri ntazumva iby'umwuka utamuhaye ibifatika ari byo mwita amateka. N'umunyabwenge kandi intebe y'umunyabwenge uwo ari we wese ifite foundation ku mateka. Umunyabwenge utagira amateka ntabaho. Sibyo nta muntu ukomera none adafite ahashize. Yego nta n'umuntu ukomeza ibyejo atabyubatse arebeye kubiriho. Sibyo ko tugira ibihe bitatu icyashize ikiriho n'ikizaza. Sibyo gutegura igihe kizaza tugitegura dushingiye ku byashize tukagenzurira kubiriho tugategura ibihe bizaza. Icyo nicyo cyitwa amateka. Mwe kuyasiba mu kwizera kuko na Gorigota ni amateka. Kubambwa nabyo ni amateka. Sibyo rero kuvuga ngo uruhande ndiho narusobanuye bwiye arambwira ngo abakristo bashobora kutabyumva. Nuvuga ikintu abantu ntibacyumve ntuzagire ngo nuko kitazumvikana. Hari n'ijambo ritakara hasi none ariko rikamera wowe ukazarikenera ugeze igihe ryo rimaze kwera ukarya urubuto rwaryo ukajya warimenya. Ni ukuvuga ngo njyewe ku ruhande bampaye ubufasha ubwo ari bwo bwose ntabwo nafasha Isiraheli nonaha. Nakubwiye ngo nafasha Palestine kubw'uko yugarijwe. Exactly kubw'uko irimo abatizera benshi. Ntabwo ari nicyo nagenderaho. Ntabwo ari cyo nagenderaho kuko Palestina na Isiraheli kubijyanye no kwizera nge mbafata kimwe. Kuko niba Palestina itemera tuvuge ku rugero rw'imyemerere iri ofishizwe na bose. Niba ari abamizirima batemera ko Yesu ari umwana w'Imana ariko bo bemera ko ari intumwa ariko Isiraheli yo ntimwemera noneho. Isiraheli ntiyemera Judaism ntiyemera Yesu nk'intumwa y'Imana. Imwemera nk'utaravuka kandi bategereje ko azavuka bo baramubambye. Isiraheli imufata nk'ikivume cyijwe. Hanyuma Palestina ku myemerere y'abamizirima bo bakavuga ngo ni intumwa y'Imana. Ubwo abemera ni bande? Nta na bamwe ariko omwe reka nkubwize ukuri ventaruta tano. Unyibukije ikibazo abantu bibajije impamvu ukuntu kiratandukiriye gato ariko nyine kijyanye n'icyo wari uvuze ngo byaje kugenda bite ngo uve muri Islam kandi rwose ubuse ndakubwira urugendo rwanjye kandi dusangiye rwa Kristo ngo ino dufatikanye urwo dusangiye utitaye kurwo navuyemo.
ibyo byo byihorere rwose ibyo birumvikana ibyo bireka dufatikanye urwo dusangiye nabarizaga badukurikiye nanjye nasubizaga abo wabarije igisubizo cyabo barakibonye. reka mfashe Bob rero turasa nk'abajya kuri icyo cyaha ubogamiye ariko ntabwo aricyo dutindaho cyane ahubwo genda shaka arega mungiza umuhamasi kabaye ndashaka ubusesenguzi noneho bweruye nk'umuntu wabaye Gaza akaba akanamenya amateka ya Israel naho warahagendagenda aho hantu habiri urumva mu byabanje wahereye intandaro y'intambara ujya muri politike ndetse n'iby'umwuka ibyo twita iby'umwuka uyu munsi wa none ubona icyerekezo kiriya ntambara nk'umuntu wabaye aho hantu hombi ushobora kubuzi imvo n'imvano nyakuri uyu munsi abantu badashaka kuvuga bizarangizwa n'iki bizarangira he bizarangira ryari ubwo ngusubije gutyo twaba dusoje ikiganiro kurangira ni ukuboko kwa Kristo konyine Imana niyo izaca intambara zigashira kandi wavuze ko intambara atari y'Imana wavuze ko iza ku Imana ariko kumarira umuriro utari kumarira ibibombe oya guca intambara ku Imana no guteza intambara ku Imana ni ibintu bitandukanye kuko Imana idukemurira ibibazo byinshi itaduteje icyo nshaka kuvuga ni iki uruhande ntariho rwa Palestina ni ku ntambara ya Gaza plutôt ya Hamas Hamas biravuga ngo Herikad wa Hama Islamiye ni umutwe washinzwe na Asini awushingira kumaraho Isiraheli umwisiraheli wese ahava akagera hariya ni muri 43 cyane 72 yes yego 48 niho Isiraheli yabonye ubwigenge bwo kuba igihugu kuri 15 z'ukwa kane yego hanyuma bituma ibihugu byinshi byo muri Middle East bitemera ko Isiraheli b'igihugu icyo gihe ubwo twaba dusubiye mu mateka inyuma ariko reka duhite tureba Hamas bayikreye bari bagendereye iki kumaraho umwisiraheli icyo ngicyo ubwacyo kirateza intambara mu gihe hakiriho umuntu witwa Hamas cyangwa witwa ko ari muri Hamas numvise anarahira Benjamin Netanyahu uko azaruhuka aruko uwitwa Hamas wese avuye uruhande ntariho rero n'urwa Hamas kumara umwisiraheli n'uruhande ntariho n'urw'umwisiraheli kwica umuturage Hamas ni umuturage Hamas ntabwo ari umuturage ariko igisasu ntabwo ari urutoki igisasu si ukuboko gufata umuntu watoranyije igisasu cyica gikurikije aho kirashe none anvi yawe kuri iyi ntambara ubona umwisiraheli yarwana ati kubera ko ubushize we warivugiye ngo Hamas yo yugarijwe ijya kuryamana ijya kurarana n'abarwayi imbunda iri munsi none ari wowe warwana ute Isiraheli ifite ubutasi yita Mossad ni abahanga harimo n'urw'imbere mu gihugu numvise nabwo bukaze ubundi Mossad ni ubutasi butata inyuma yego imbere mu gihugu harimo ubundi butasi bubiri harimo ubutasi butata abasirikare ubwabo akabamo n'ubutasi butata amakuru y'igihugu n'ubundi yego noneho icyo nshaka kuvuga ni iki bo bafite uburyo batata bakamenya umuhamaso uwo ari we kandi baranabazi ahubwo ikibazo cyabo ni kimwe ni uko bameze nk'abahora inzigo kandi ikindi cya kabiri ni uko umwisiraheli nyirizina uyu munsi baba mu bwibone navuga ngo ni ubwibone bufata andi mahanga nk'abaciriweho iteka nk'ubwoko butari ubw'Imana nyakuri ariko kandi niko isezerano rya mbere ku itegeko ry'ijisho rihorwa irindi twebwe tuvuze rya mbere kuko turi abakristo twagendeye ku mategeko ya Kristo ariko abisiraheli niyo bakigenderaho ijisho rihorwa irindi hapfuye umwisiraheli igihe Hamas irasa hagomba gupfa n'umunyapalestina mu gihe Isiraheli yarashe ako buriya wenda kivanzemo gato buriya nta gihe umupalestiniye n'umunyayisiraheli bashobora kugirana isano rya hafi cyane rirahari none se Bibiliya ivuga ko iki ntivuga imiryango yasigaye hakurya ikavuga ngo tuzaragira hano kuko hari ubwatsi butoshye none se ntihari ababyaranye nabo none bakaba bari kwica bene ababyara babo ubundi se intambara y'ikiremwa muntu imeze ite niyo kwirimbura nicyo gisobanuro cy'intambara y'umuntu n'undi niyo kwirimbura kuko ubundi mu bintu twari dukwiriye kuba turwana nabyo ntabwo twari dukwiriye kurwana n'umuntu ni igisobanuro cy'uko intambara yagutumye utera umuntu ihera muri mayindi yawe ni kamere biri kujya guhindura kamere y'abandi yego ingaruka rero iza cya kindi twahereyeho rero cy'ubwemeramana dusoza
daboro iyo ngaruka iza kwafekita abantu abari bo bose bafite ukwemera Imana mu buryo bwabo bayemeramo. Kubera iki? Bahita bahinduka intagondwa zirwanya abandi batemera Imana nk'uko bayemera, bashingiye ku ntambara ya biriya bihugu gusa. Ibyo gusa iyo birwanye ni igisobanuro cy'uko ba bantu bafata ubwemeramana nk'inkomoko hariya, ko nitureba uburyo twemeramo Imana Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nibyo avuka i Nazareti, sibyo? Akaba umwisiraheli, ariko aza yarindi, yari impano y'Imana iturutse mu ijuru. Nitumwemera nk'umwisiraheli bizatuma tujya ku ruhande rwa Isiraheli, ibyiza n'ibibi byabo tubibemo. Kandi noneho ikintu gitangaje, twebwe twemera Isiraheli dutyo, yo ntitwemera gutyo, idufata n'ubundi nk'abanyamahanga, kuko Yesu twemera ko yaduhuje, bo ntibemera ko tumuhuriyeho, kuko ntibamwemera. Icyo ni igisobanuro cy'uko kwemera Imana biduhesha kujya mu makuba ya Isiraheli biturutse mu ntambara irimo. Ni igisobanuro cy'uko twebwe turi kwiruka ku muntu duhunga, ntari kumwe natwe, kuko uko twizera siko yizera. Kabiri, Middle East, aha noneho tugeze muri ibi bihugu by'Abarabu, kwemera Imana bituruka imyemerere yabo y'abamizirima. Ntabwo izi ntambara ntizishobora gutuma umwisilamu agubwa neza mu gihe yishyize muri izi ntambara. Kubera iki? Umusigiti ufite abantu benshi baruta abapolitike, yifashishije aba bantu kugira ngo bifashisha abayisilamu, abemeramana, kugira ngo bagwize amaboko. Ariko mu by'ukuri abemeramana si amaboko yo kurwanirira ibitekerezo bya buri muntu wese uriho, ahubwo abemeramana ni amaboko yo guhindurira abantu batemera Imana yabo, ni amaboko yo kubabwiriza nk'uko umuhazara uri. Tunagiye impaka, zaba ari impaka z'ukwemera, ntabwo zaba ari impaka zo kwica uwo mudahuje kwemera. Nubwo babyise jihadi, ariko jihadi no kurengera umuntu nayo ni jihadi. Nuko tubitwara muri context twayibwiwemo, ariko jihadi no kugira neza ni jihadi. Ko jihadi ifite ibikorwa twita swadaqatu mujariya, ni ibikorwa by'amaturo atibagirana. Gufasha n'uwo mudahuje ukwemera nabyo ni ituro, ni swadaqatu mujariya, ni igikorwa kitibagirana. Niba ari igikorwa kitibagirana rero, ntabwo kwica uwo muntu aricyo gikorwa, ahubwo n'uburyo politike y'Abarabu yabihinduye kugira ngo ifate imyemerere y'ubuyobokamana Abarabu bari barayobotse, ntabwo ari ubwemeramana. Ikindi biza kutwafekitaho mu Bukristo nuko hari abantu, twabivuze mu kiganiro cya mbere, barakarira Imana bavuga ngo ni Imana y'ingome, ni Imana yica, ni Imana igira gute, kandi mu by'ukuri atari iri kwica, ahubwo ari abantu bitiriwe Imana bari gukora amahano bigahinduka ibitukisha Imana. Iyo bitukishije Imana nawe ukayituka, ubaranwa n'abayitukishije. Ni ukuvuga ngo tugume ku ruhande rwa Kristo abizera, abatizera bagume ku ruhande iyo tuvuze abatizera nabo tudahuje kuri Kristo, n'abizera Imana bagume ku Mana yabo. Imana izacu urubanza rw'imyizerere ntibizabasangeho amaraso yabo badahuje ukwizera. Yego. Hanyuma urasa n'usoza uhwitura, reka mbyite guhwitura, yewe nushaka unabakangare, kuko hari abantu benshi bamaze kwishora mu byo twakwita nanone intambara y'ibitekerezo n'imyemerere hano mu Rwanda. Ugasanga abantu bicaye ahantu bagiye impaka za ngo turwane, ngo mwebwe abayisilamu nimwe mwateje ikibazo, mwebwe abakristo nimwe mwateje ikibazo. Donc icyo kintu kimaze gufata indi ntera hano ku bantu bari kugenda badebata kuri ino ntambara. Iyo ntera twari tuyikemuye mu byo twari tuvuze mbere, reka nibutsa abakristo bajya muri izo mpaka. Igihugu muri kugira impaka nticyemera Yesu, cyategereje ko avuka. Yego. Twibutse abamizirima, abayisilamu, gutangiza izi ntambara ntabwo nemera ko ari Isilamu, kuko nubwo nyiri gutangiza Hamas yari umumizirima, ariko si umuyisilamu watangije Hamas, ni imitekerereze ya Yasini wenyine. Nubwo kandi Isiraheli iri kurwanya Hamas ntabwo ari umunyapalestina. Hamas ni Hamas ukwayo, mu bantu bayemeye bakayijyamo, ntabwo ihagarariye abanyapalestina, cyane ko Isiraheli bizi ko hari n'abanyagaza batemera Hamas. Kuba batemera Hamas ntibakwiriye no gupfa mu mwanya wayo.
izo mpaka rero ziri kuza ku bwa Isiraheli n'inzigo n'inzika bafitanye ntaho zihuriye n'umusilamu w'umunyarwanda n'umukristo w'umunyarwanda n'umusilamu w'umurundi n'umukristo w'umurundi ntaho byari bihuriye ngo tugirane amakonfure kuko kuba wemera uko wemera ni igisobanuro cy'uko uri wowe no kuba nanjye nemera uko nemera ni igisobanuro cy'uko ndi njyewe ntukwiriye kumpora ko ndi njye kuko njye sinzaba wowe nawe ntuzaba njye niyo mpamvu izo mpaka za ngo turwane tudakwiriye kuzigira ku ntambara iri kuba tutakreye tutarwana ndetse tutanatera inkunga yego dusoreze nuko ndi gusoza buri kanya dusoreze kuri ibi bintu nanone biro biteza iyo confusion y'umusigiti ndetse n'urusengero ngo mu ntambara ziri gukorwa zose bitari gukorwaho niko mushobora kuba muri gutekereza ariko ntabwo ariko njye ndi kubyemera hari ibiri gusenywa rwose ko mu kurwana kwabo ngo hari umusigiti utari kwegerwa ndetse hari n'urusengero rutari kwegerwa ariko nanone kandi ngo birahabanye umusigiti uri muri Isiraheli ngo urusengero ruri Gaza sinzi nimba ubizi wabitubwira nk'umuntu wabaye hari ikintu mukwiriye kumenya uwo musigiti batari gusenya witwa Sharon jya winjiyemo muri 2000 bibyara amakonfuri kugeza mu ntambara ya 2005 je pense na 2006 ko bararwanye na 2002 bari mu mivurungano n'uwo munsi avayo hari imivurungano harimo ibitabo byinshi by'Abisiraheli bimwe by'amategeko Ezira yakuye muri Babuloni bimwe na bimwe biri muri Palestine Isiraheli ntishobora kurimbura amateka yayo rero ari mu nyandiko batarabibumbura batarabona bya bitabo cyane ko na Tora ntabwo yabonywe n'Abisiraheli ibi bitabo 5 bya Mose kuko Mose ntiyabyandikiye ntiyagezeyo amateka akomeye ya Mose yari muri Saudi Arabia hanyuma kandi ikindi cya kabiri amateka akomeye yo mu gihe cya Nehemiya n'isana rya Yerusalemu ari muri Palestine ntabwo yari ari muri Isiraheli niyo mpamvu Isiraheli ishobora kugira ibyo idasenya nubwo ntazi icyo bagendereye kimwe nuko hari n'ibyo basenya ntibabitangaze byose n'itangazamakuru ribikora hanyuma kuri urwo rusengero uruhe rusengero waruvuze kuri uwo musigiti udakorwaho urwo rusengero ntabwo nzi urwo bavuze urwari rwo kugira ngo tumenye ikirurimo wenda mvugiye umusigiti wa Al-Aqsa ko ufite amateka menshi bavuga ko hanabumbatiye deja hari amateka menshi cyane n'abapolitisiye benshi cyane bahakura ibitabo byinshi by'amateka yego urwo rusengero rwo sinzi urwari rwo bavuze ubwo baze kutubwira muri commentaire batubwire icyo bagendeye bavuga kuri ibyo ndetse naho bagende bamenshone ko hari abantu benshi nagiye mbabona bamwe bavuga ati uyu muntu aravuga ibyazi abandi bati natwe ahantu turahaba ariko ibintu by'Imana byaho ntabyo tujya tubona atusibyo kubona abantu baza gusura gusa hari rega aho bita urusengero se ni ku maganya ya Yeremiya ni ku nkuta z'amaganya wenda nta wamenya ubwo baza kutubwira muri commentaire hariho ariko reka tugushimire murakoze cyane tugushimiye kubw'amagambo tuganiriye ndetse n'ubwo busobanuro benshi bamenye kubyo bibazaga ubwo nibakenera ibindi bazagenda bakomeza badohereza ibibazo cyangwa se batwereka amatsiko y'ibyo bashaka kumenya cyane ko abantu benshi batangiye kwita igitabo nyine cy'amateka ya Isiraheli na Palestina uzabyihanganire umuntu akwita bikurikije nuko yakubonye ntacyo bitwaye urakoze cyane Anicet Imana umugisha Yesu abaho umugisha tutarasoza abantu dukunda kubana ku ijwi ry'umukanguzi turi mu bikorwa byo kuvugurura imikorere kandi iyo mikorere ikenera ibikoresho runaka niyo mpamvu dusaba buri muntu wese ku ijwi ry'umukanguzi kudutera inkunga nkunda kubivuga mwe kujya mudusabira umugisha mutaratubera umugisha uwo mudusabira nimwe iyo muvuga ngo Imana ibaha umugisha muba muvuze ngo Imana ibaduhe mwebwe kandi yarabaduhaye rero mwige kutubera umugisha kuko ni mwebwe bacu kandi ni mwebwe natwe turabanyu rero ushaka kudutera inkunga yanyura kuri nimero ya 0788726286 ni nimero yanjye amazina ariho abaruye ni Habiyaremye Anicet Yesu abaho umugisha reka nze kusoza dusengana Imana yego Mana data twese uri mu ijuru Imana y'agakiza kacu uri Imana y'amahoro
kandi ijambo ryawe ryarambwiye ngo tugirire neza n'abanzi bacu. Kugirira neza n'abanzi bacu birimo kubabarira batugiriye nabi, niko ijambo ryawe ryambwiye ngo tuba tubageretse amakara yaka ku mutwe. Nubwo intego yo kubabarira atari ukubakoreza amakara, ariko ndakwinginze kugira ngo ku mutima wa Isiraheli ushyireho imbabazi, ku mutima wa Palestina ushyireho imbabazi kugira ngo abo bantu babe amahoro. Niba kuza kwawe byegereje, weze umugeni wawe atahe arimze by'ukuri kandi kanzu nta kizinga. Ariko niba biri kure, ugabanye iminsi yo gupfa kw'abanyapalestina, ko ijambo ryawe riravuga ngo ya minsi yitagabanywa ntihajyaga kurokoka n'umwe. Tubisenze ku bwawe twizeye, none n'iteka ryose ku bwa Kristo Yesu. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.